Bakunzi ba Diamond TV twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe kuko twabwiye ko tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye byaba iby'impano ndetse n'ubundi buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Uyu munsi rero twasuye umubyeyi muri kubona kuri kamera zacu, ariko icyo twamusuriye uyu munsi ngira ngo ni ubuhamya bukomeye afite mu buzima bwe agiye kutuganira nka Diamond TV. Basaba rero kugira ngo mukomeze mukore share, like ndetse munakore subscribe kuri Diamond TV official. Narabashishikariza ko ubu buhamya bw'umuntu tugiye kuganira mugiye kubwumva kandi buzafasha benshi bagahinduka. Ngira ngo rero tumuhaye ikaze kuri kamera za Diamond TV. Murakoze. Ngira ngo uratanga wibwira abakurikiye Diamond TV official. Murakoze, nitwa Mukantare Marita. Ndi umwe mu bakobwa bakora umwuga w'uburaya, uretse ko Imana yambabariye yarangiye kumbabarira nkaba narabivuyemo. Ubu ngubu umwuga uvuze wawuvuyemo ntabwo ukikora, ni umwuga w'uburaya, umwuga ugayitse abantu benshi niyo bawumvisha bagira ubwoba. Wowe Mukantare wadufasha kumva ni iki cyagufashije, ariko mbere yuko tugera aho ngaho turagira ngo tubwire ubundi mu mateka yawe. Wavutse watangiye wari ufite imyaka ingahe Mukantare? Natangiye uburaya mfite imyaka 18. 18. Wari ukiri iwanyu? Nari nkiri iwacu mu rugo. Yego, nari nkiri iwacu mu rugo. Nyine ndagushaka umugabo ku myaka 18. imyaka 18 yanjye. Yego, umugabo w'umushaka tubyaranye kabiri yitaba Imana. Yari umusirikare, yari atari yajyana iwabo, ubwo yarapfuye bigenda gutyo ntazi iwabo hariho. Gutyo rero nibwo nahise ntekereza ukuntu nzabaho, biranyobera. Yarantaye mu icumbi, amaze kubona mu icumbi. Urabizi ko abagabo b'iki gihe nyine nabo iyo babonye uteshutseho gatoya ugize ubukene bahita bagutekerezaho, abagushuka, abashaka kukugirira neza, abakugirira nabi. Gutyo nyine abantu urabazi baba bashaka ko wabaho nabi, bagushukisha utuntu. ubwo icyo gihe wari ukibana n'ababyeyi? Icyo gihe nyine nari natandukanye n'ababyeyi, naragiye gushaka umugabo. Hanyuma rero mu gushaka umugabo nyine amaze kwitaba Imana, mfite n'utwana tubiri, mbona nta yandi mahitamo, reba gusubira mu rugo. Mu rugo nabo bari abakene batifashije. Ubwo hari hehe mu rugo? Mu rugo ubundi ntabwo nigeze ndenga intara, uretse gutasa nyuma y'uko mba indani. Ni mu rugo, ni mu Gacaca. Mu Gacaca mu karere ka Karongi, mu murenge wa Rubengera, akagari ka Gacaca, umudugudu wa Karere. Ubwo ntabwo wigeze uharenga, nyine wagumye muri uwo mwanya nari maze kubaho nabi, mbaye umupfakazi ndi na mutoya. Wabonye ko abana banjye nyine ari abasore barangana, ntiwavuga ngo uyu ni mutoya cyangwa uyu ni mukuru, barakurikirana. Nibara yagusigiye? Nibara yansigiye. Ariko ubwo nahise mvuga ni kubera ko n'ubundi nta yandi mahitamo, uwazaga namucaga amafaranga. Nagumye muri ya geto nyine. Noneho umuwazaga ndavuga ni nanjye ngiye kwiga. N'abana bahari se? Utwana twari dutoya. Twari utwana dutoya. Nuko ndavuga ati nta kundi nzabaho, nta n'ikindi kintu nari nzi gukora uretse ko gusa nari nzi guhinga. Ariko nabwo mbona nta muntu uzabikiraga, kandi mpetse abana banjye basa n'abangana. Ubwo ugiyemo rero ukomeje ngaho tuhe ibishusho. Umugabo wa mbere yaraje arambwira ati se umeze gute? Ndavuga ati rwose nta kuntu bimeze, n'umwana wanjye bari kurira. Ambwira 10,000. Ambwira ati ngaho ugenda ugura igikoma cy'abana. Ndagenda nyine nguramo ifu y'igikoma ndanahaha, abana bararya. Ndangije bukeye aragaruka arambwira ati noneho rero uramenye. Ndeba kugira ngo nzamwikure birananira, kandi yaguhaye igikoma nta kumpakanire. Undi nawe arazi, gutyo biba gutyo. Aho bigeze ndavuga ati ngiye kwiyintera, ibi bintu ni ibintu bibi, ngiye ndi kubikora nanabizi ko ari ibintu bibi,
intego y'imyaka byibuze 2 kandi uzanga kugira ngo abana banjye begere hejuru nicyo kintu navuga gusa tangishije abana ngo nyine umugabo nyine tuba turakoranye nawe akajya anyemurira akabazo gutyo ariko nyine namuciye amafaranga bigera aho nyine nari nuranye n'abandi badamu b'indaya ntabona bari kwinjiza abagabo ntabona ukuntu bari kujya banuka se uzaguma gutyo uzabaho ute nyine bashaka ukuntu bakantuka aho bigeze nanjye mpitavuga ati nanjye ngiye kujya guca amafaranga vuga ati umuntu niyinjira ampa ibyo 5 yaba 10 yaba 2 ariko abana bagendeye ko babaho narabikoze ariko nyine leta zitezamo zikajya zidufunga bakafunga buri gihe abana nkabasiga mu buriri nkata abana mu buriri ku bw'amahirwe bakambwira ati genda usanga abana ntawe rimwe na rimwe nkasanga abaturage baciye urugi babakuyemo baho mu ubwo buzima ariko Imana ni nyembabazi Imana yaje kugira gutya umuntu tuba inshuti ariko tuba inshuti ariko agira n'inama baje kugira inama arambwira ati rero ibi ntabwo bizakugeza uzahora ufungwa ukubonye bakubonemo isura mbi ukubonye akureberemo ubusa umva nta kintu bizakugeza ati ngiye kuguha igishoro byo gucuruza ndabyibuka y'amayumbi 20 ndagenda ndangura imyembe ndangura ndakamara duturanye aho bagafaranga ngenda nkarangura imineke naza ndacuruza ariko nyine kuko bari bamenyereye ko ndi indaya mu umuntu arakomanze nabo nayagotwa byose ukabihuza ariko ndaramubara umumama nawe arambwira anigisha kujya mu matsinda kwiyumvira mu matsinda nkajya nkora nkizigama ncuruza imineke nkabona yo kwizigama nkajya mu itsinda nkaguza nangirira kubwo buzima nkaguza ngira ubwo banyizera bakajya bampa 100 amafaranga nkayakoresha nkiteza imbere njya kuri banki ngana ibigo bya banki nkajya ngenda icyo mbonye nkatubitsa ngera ku 500 zatangiye ku 20. ariko gato ubu twabonaga habaga bacuruje na twa tuvuye mu buraya gusa narabivangaga ntabwo nari nzimo ibice ariko intego nari mfite burya iyo ubwira Imana niyo wavuga gahoro ukavuga gahoro Imana bayibona Imana nayisabye intego y'imyaka 2 niyo nayisabye ukora ibyo se ukora ibyo bacuruza naravuze ati Imana ngiye gukora uburaya ariko mu myaka 2 uzabugiyemo umpe ahantu mba gusa navuze ndangije rero nyine bya bihugu umuntu nubwo yagiraga inama bya bihugu 20 mperaho ndacuruza hari umuntu akajya agera kuko bacuruza nyine ngacuruza imyembe nayibona aho ugeze mbona uri kugenda noneho hari umumanseri yabaga hariya ku ivuriro rya Rubengera yarakuriye biriya bitaro adusabira ko batwigisha gusuka nyine abantu baba mu buraya bakora mu buraya yavuze ati abantu bacakiye tugira ngo bagiye kudufunga bamwe ariko turihangana turavuga ati tugere avuga ati njyewe ndabishyurira ushaka gusuka ushaka kudoda ushaka gusute rwose icyo mwashobora ariko biriya bintu mu birekere rwose rero nyine byo gucuruza n'abatetsi kwiga gusuka hakaza umuntu atwigisha gusuka kumenya gusuka tumwe duke ariko natangiye rero noneho tugasukana twebwe ubwacu njyewe nawe nshaka kwisukisha nkayegera mugenzi wanjye twagiye tubimenya noneho tubona hari harugurutse ndavuga ati ku Mana nagusabye imyaka 2 none ngiye kuyirenza koko nuko nasukaga umuntu nkishyura itsinda nkajya mu itsinda nkizigama nkagura agafuka k'igikoma byageze aho biba ngombwa ko nimuka abana bari bamaze kugera hejuru bamaze gukura
kubera ko mfite mama wanjye abana nyine ndagenda bamusigira mama wari utujyanye nyine wasukiraga Gisenyi atubwira ati tugende mbeke aho murakorera bari batatu ubu uragiye ku Gisenyi bagiye Gisenyi nyine ndende uko abandi bakora n'iki ndangije igihe kiragera nyine mba ndabimenye neza mama aduha akazi yaduhaye avance nanone 300 ntaza ndongerana twa tunene ndasigiye mukecuru aratubifataho y'igikoma n'iki ndangije rero menya gusuka gutyo ndavuga ndabisezerera kubisezerera rero nabwo ntabwo byari byoroshye urabona ko n'ubundi kuba ukiri muri karitsiye ubwo naje kuzagaruka negera nza hano muri karitsiye ariko uhaba abantu bari bakuziho ikintu gusiba iyo shusho mu mitwe yabo kugira ngo bisibe bumva ikibazo ntabwo byari ari ibintu birenze n'ibintu bikomeye uretse ko gusa iyo ugiye mu rusengero ukabwira Imana ati Mana nakoze ibibi byose urabizi narasambanye namwe itabi namwe umugi nagize nte umva naribye nawe urabyumva iyo urinda ariko byose nabisutse imbere y'Imana ndavuga ati Mana mbabarira na bihaye intego y'imyaka 2 none yabaye inde we yabaye 10 sindabizi ariko n'ukuri uyu munsi wa none ndakwiyegereje mbabarira ntabwo nzongera gukora cyane Imana yaranyumvishije abapasiteri bamba hafi bakansura kuri Pacifique y'umurestoration n'umubyeyi mwiza n'umuyobozi wa restoration n'umupasiteri wa restoration n'umubyeyi mwiza aradusura mu ngo zacu yaradusuraga na mbere ntiyite ngo turindaya akaza muri gataga dusengera agapfukama agasenga ntaza no gusenga gusa atari wa muntu uzanwa no gusenga gusa akaba abakristo be bataranyije nk'akantu k'agaseke akabona arakagusigiye bigenda bidukurura gutyo gato gato tujya gusenga kuri ubu byarakoretse ndashima Imana ubu waraburetse uburaya Imana ariko mukano ndajyanwe ubone nk'uburaya bumaze n'imyaka nk'ingaho wibaza umutangiye muto cy'imyaka 18 ngira ngo batubwiye wowe umaze nk'imyaka uburaya nabumaze nk'imyaka 8 utaruka sinajye bajya kugera kumvura bi wabagabo bavuga ati ntabwo noneho ndi bubikore nyine urabyumva ko ukora uburaya ntabwo ari ibintu ushaka ntabwo ubishaka ni ukuvuga ngo ni ugukora ibintu wumva mbese muri wowe icyo ushaka ugamije niba yaba yaragiye akamuha amafaranga akigendera ni ukuvuga ngo ariko nyine ntabwo tuza uri mu kiraka ndetse akabazo k'amatsiko rero nk'abantu ntabwo bose baba bateye kimwe ashobora kuza nk'umuntu ubikirara usa nabi ariko ufite amafaranga gusa niho bakora niho hahandi nyine nakubwiraga ati njya kwihana ikintu cya mbere nari ndi mu myanda imyanda icyo wumva imyanda rero ni ukuvuga ngo ari uwanyweye urumogi arabanza yicaginge ari uwanyweye urwagwa atari ko bose ndabakira ntabwo ndayirobanura ntabwo basa no gufite uvuga ati wenda nk'iki cyane cyo mu kiraza kunyica nyine bibaho hari igihe ubwenge bwazaga nk'Imana mbese avuga ati uyu muntu nuko mugiye kurarana mwitonde ndabona inzoga nyinshi n'usome ku itabi rye numva ntabikuje numva binjemo nkavuga ati ndamwigaho kuko mu buraya yahuriramo ibibazo byinshi hari n'igihe aza ari umujura akaza akaguha amafaranga ukajya kuyatsimba aho usanga utsimba nawe acamuzanye wamara gusinzira agakuramo ya mafaranga akisohokera akigenda ugasanga urugero rurarangara mu gitondo yagiye yigendera ya mafaranga yayajyana ubwo mwahuraga nyuma yaho umubaza iki
nyine kuba indaya buragoye, ni ubuzima busaba gukomeza umutima, urumva kubana kuryamana n'umuntu utishimiye udakunda. Ese abantu nk'uyu munsi urimo utubwira ngo waretse uburaya, abantu barakwakira gute mu muryango nyarwanda? Bakwakira gute iyo utambutse? Se ntabwo bakivuga ati dore ya ndaya, ntabwo bakibivuga nyine kenshi. Ubu nk'amakuru mfite banzanira hari n'abagabo bicara mu kabari ko yandaya yagiye kumva babazanye ati ko yandaya yitwa Mukambere, yandaya rimeze gutya na gutya yagiye he, akavugamo uvamo akavuga ati ntabwo muzi amakuru ya Mukambere, ati Mukambere yarakijijwe, ati ubu ngubu ntakigera no mu kabari. Ubwo rero ugasanga bari kubyibazaho, hari n'abanshakisha bakabaza nimero yanjye, benshi twakoranaga baza bababwira ibyo nakoze narabikoze, nzabibabarira babakozaga tibagarutse. nyine umuntu mwabanye ashobora kuba yarabuze nimero yanjye, twabanye akabura nimero yanjye ariko akayishakisha mpaka akayibona, akavuga ati bite byawe bahe nshaka kugusura, akamubwira ati ngewe nimba ufite icyo wamufasha uzamufashe, ariko ibyo twakoranaga byararangiye simbikora, nta ndwara yindi yabimpuyeho, nta kindi kintu cyabimpuyeho, ahubwo nabonye ko ari icyaha, namenye ko ari icyaha. Uvuze iby'indwara nibaza mbese Mukambere ubwo nta ndwara baba barabikuyemo? Urumva uyu munsi abantu benshi barangiritse, hari sida buri munsi itarekeraho, abantu barwaye sida, izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina urazizi ni nyinshi. Wowe aho ngaho nta bwoba bagufite ngo nakuramo ubwo burwayi? Nyine ikibazo cy'indwara nyine ntabwo byabura, aho ufite ubwo bwoba ntabwo byabura. Umuntu wese yaba afite ubwoba nubwo ukora icyaha, ariko kandi ingaruka z'icyaha ni iki? Si urupfu. Ubikora n'ubundi uzi ko byanga byakunda za ngaruka zishobora kugera. Ingaruka rero nyine ntabwo zabura, na virusi itera sida, ariko niyo mpamvu nshishikariza n'abakobwa, mbana n'abakobwa nyobora abadamu, hari abadamu nyine babana n'ubwandu n'ubundi nyobora amatsinda yabo, abafata imiti ibarinda kutandura turayitanga hariya kwa muganga. Umuntu wanduye kuri uyu munsi mufasha kwiyakira, mufasha kwiyakira, izo ndaya ndazikurikirana, ariko ikintu cya mbere nzibwira ni ukwihana. Naho iyo utihana ingaruka zo ntabwo uzabura, uzahura n'ingaruka nyinshi, uzafungwa, uzakubitirwa ubusa, uzandura sida, uzandura imitezi, ingaruka zo ziriho. Ubona uyu munsi bafite umutima wo kubireka abo bantu? Benshi bafite umutima, nuko nyine ukeneye n'iki, ariko tugenda tubigisha kwibumbira mu matsinda, bakubwira ati nta kuntu wagera ku kintu utagize icyo wigo, ngo kugira ngo ugire ukigeraho ugire icyo wigo. Nimba wakoreye 2 umenye ko ejo utazabibona, bika 1000 urya ikindi 1000. Tugenda tubigisha, babafasha, tubagira inama, kuko twabahurije hamwe mu matsinda. Hari abana n'ubwandu, tubana n'ubwandu, hari abafata imiti igabanyukana, tubigisha kuyifata neza no kuyibika neza no kuyinywa neza, kugira ngo ubuzima so abandi bajya bakabona ko ndwaye sida. Oya, ntabwo bigaragara. Wamenya ko kuko nuje mbere na mbere nkiri mu burayi, ikintu nakoreshaga ikintu cy'akamaro babo barazaga, umuntu yarazaga nijoro yisindiye, akampa amafaranga y'ubucucu, yarangiza akambwira ngo ndakorera, ngo ariko ngo ndakorera, ndatoya ntabwo ukorera mu gihe ndwaye bana na virusi itera sida. Yarangiza akambwira ngo yewe imbere njye ngafata imiti yanjye naza kumwumva. Buri ikintu cya mbere ni ukwiyakira, ukiyumvamo n'abantu, kandi ugakora ku buryo uri bubwize umuntu ukuri. Buri iyo umubwirije ukuri, hari n'ubampaga amafaranga yabonaga imiti, akambwira ati akira nkongere nawe ndagiye, ariko icyo uzakenera cyose nzagufasha. Akagira ubwoba akiruka, akigendera.
ariko sana kampamagara se bimeze ute n'iki nanabura n'icyo kurya amuhamagara avuga ati noneho ndabwira ya mishinda y'inywesha kikabonyeho arenga agura amakaraga kuko abizi kuko abizi ntigeze mubeshya ngo naduze none se urareba uko uyu munsi bimeze harimo abakobwa nyine bagikora uburaya banze kubureka baracyabukora ariko ubona nyirizina ni iki kiri gitera abana b'abakobwa kujya mu buraya nyirizina we batubwiye icyabiguteye kuba rusiganye abana babiri bipfubye kandi batoya barabyaye bari mutoya kuko ati nta yindi solution nta yandi mahitamo reka ajye mu buraya ubona koko nyirizina ikibazo gihari ari ubushobozi buke ari byo bituma abantu bajya mu buraya cyangwa harimo n'ingeso cyangwa kamere uraya ubwira abantu nyirizina impamvu itera uburaya ni iyi impamvu mbona itera uburaya harimo ibice bibiri yego kugeza ubu ngubu hari umuntu wiha intego yabuze n'akazi yabuze n'iki avuga ati hariya niho ndi kubona amafaranga kandi njyewe nigenda nkakora uburaya umwaka umwe yihaye intego nzahita mbona igishoro akabishyira mu mutwe we gutyo hari n'undi hari n'abana benshi b'imfubyi cyane cyane iyo ubaye imfubyi imiryango nayo ari ntitwitaho ibitaho yajya aha bakamwamagana yajya aha bakamwamagana noneho akabura hanze yakubitana n'inshuti mbi rero noneho akaba agiye mu muhanda hari nyine urumva ko ubukene bushobora kugutera ubupfubyi bushobora kugutera ibibazo byo mu miryango ndetse n'ubukene ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma gutera abana b'abakobwa kujya mu buraya abura icyo akora yabona abuze n'umugira inama nta muryango agira n'uwo afite n'umwitaho agahitamo kujya mu muhanda ese mukana agakiza warakakiriwe mu gakiza baragusengeye ariko iyo uhuye n'abagabo barajyana mukana ni iki wibuka kuko iyo muhuye nyine urabona ni ikibazo cyane ko karitsiye wamyubamo uri indaya ni ikibi kibuka gusa nta kindi yibuka ariko nyine ni ikigeragezo ariko utambukamo neza iyo wagiye mu bana neza atari ukujene ubacamo ho ukanabasuzuma kumva nta nicyo bavuze kumva wowe utanakibyibuka bo barabyibuka ariko wowe kubera ko warangije guhanagurwaho icyaha wumva wowe ntacyo kandi hari abagabo bicaye amabango benshi ngo nyinshi bagiraga gutya bagaca inyuma abagore bakinyabya bakaza iwabo barahari benshi barahari ariko igihe kizagera na wenda n'abamama babo basaba imbabazi nicyo nagiye kugeraho ariko njyewe Imana yarambabariye wowe yarakubabariye njyewe Imana yarambabariye nta rundi rubanza njye numva mu matwi yanjye ibyo byo gutekereza ngo kanaka ngo ni iki bibaho mukana uduha ubuhamya bukomeye ni abantu benshi badashobora gutinyuka kuvuga ibyababayeho ariko ngira ngo ubuhamya duhaye bushobora gufasha abantu benshi yaba twebwe kuri The Moon TV yaba n'abakobwa bashobora kureba iki kiganiro cyangwa n'ababyeyi bashobora kwiga byinshi ndabizi turacyafite umubare munini w'abantu bagikora uyu mwuga tunabashishikariza ko babivamo bagakora umwuga nk'uri gukora uyu munsi batubwiye ko urimo urasukura kuri imisatsi y'abantu ubona se aricyo biri kugufasha mu buzima busanzwe iratanga amafaranga menshi kurusha uburaya wakoraga niyo yaba make abayimugisha ntabwo ari ay'induru ntabwo ari ay'umuvumo ntabwo aba ari ay'imyanda ntabwo aba ari umva niyo yaba make aba ari ay'umugisha ntabwo aba ari ay'umuvumo mukaba dusoza none se buriya umuntu aba uteye virusi itera sida ushaka kuba ujya umwibuka cyangwa ntabwo wamumenya nta kundi ariko icyo nshima nuko Imana yakubabariye icyo nshima nuko wahindutse icyo nshima nuko uyu munsi uri umubyeyi utanga ubuhamya wakwigisha abandi ngira ngo rwose nigisha abandi ahubwo bivuge nigisha abandi mfite amatsinda nyobora y'abo bakobwa ndacyafite urugamba
ndacyafite umuntu ukomeye, gusa ndasaba umuntu waba nyumva nsengera kugira ngo ntazateshuka asubire. Ikindi ndashima cyane leta y'u Rwanda, ndashima umubyeyi wacu Paul Kagame kuko yatubaye hafi. Abantu bafata imiti igabanya ubukana tuyibona neza. Kugeza ubu ngubu iyo mba nyigura ntacyo ntayo bararanapfuye. Abariya abana banjye babonye simba narabareze rwose pe, Imana ijye mu umugisha. Ikindi gashimira umuyobozi w'ikigo cya Rubengera Titirere, ndamushimira. Ni ikigo cyiza kitwigisha, kiduhugura, kidufasha kugira ngo umuti wacu umwe utugirire akamaro. Ndabashima cyane, Imana ijye umugisha. Mukande dusoza natwe turagushimiye. Ngira ngo abakunzi ba Diamond TV nk'uko mwabyumvaga cyangwa mwabibonaga, turimo tuganira n'umubyeyi witwa Mukantweri utuye i Rubengera mu karere ka Karongi, waduha guhamya ku rugendo rwe mu buraya, nyuma akaza guhinduka akihana, ubu akaba yikorera, akakora umwuga wo gusuka. Twamusuye mu rugo turi uko abayeho, tubona ni ibintu byiza, yarahindutse, afite abana b'abahungu 2 bakuru arera, ubona ko ari abana bajyanye mu myuga nabo bariga. Nuko rero namwe abakunzi ba Diamond TV turagira ngo ubuhamya bwa Mukantweri butubere isomo, bubere isomo abantu benshi abazamura mwese, mukibagirwa gukora share, ni mu busharinge mu bandi bumve umutima aho Ntweri yakuye, yumve imbaraga Mukantweri yakoresheje kugira ngo abashe kwikura muri ibi. Kandi yongeye gukomeza abantu babana n'ubwandu bwa virusi itera sida, ababwira ko nyuma y'ibyo byose virusi itera sida umuntu ashobora gukomeza kubaho mu gihe cyose waba ufite imiti uyifata ukayifata neza. Bakozi ba Diamond TV rero ntabwo dusoreje ikiganiro cyacu bane bw'uyu munsi, ngira ngo dusoza mukamera ikindi bakongeraho babwira abakunzi ba Diamond TV. Ikindi nakongeraho, ndashimira ubuyobozi buba bwatayeho kugira ngo umenye n'amakuru yacu n'uburyo tubayeho. Nkaba nsaba ko nimba byashoboka mujye mutugeraho, mugere no ku bakobwa bakora uburaya, mwumve uburyo babayeho, kubera ko ntabwo ari bwiza pe. Barafungwa, barakubitwa, barahohoterwa, ariko icyo nsaba ni uko Imana izabagirira neza ikabavana muri ubwo bubata. Mukantweri urakoze, tuzakomeza kubasura ndetse n'abo bakobwa muzabatwikiriza batugezeho. Abakozi ba Diamond TV rero ibiganiro nk'ibi nakagaruka tuzabagezaho n'ubundi buhamya. Murakoze, ciao ciao.